Ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu munsi w'192 muri uyu mwaka w'2023. Turashimira ihoraho ikiduhaye ubuzima tukaba tukibasha guhumeka bigakunda, kandi ntabwo Imana iradutererana. Iduhaye gutera intambwe nshya uyu munsi. Imana ishyize indirimbo nshya mu kanwa kawe kugira ngo wamamaze ishimwe ryayo, kandi abagiye kukubona bazishimira imirimo Imana ikoze mu buzima bwawe. Zaburi igice cya 40 umurongo wa 4. Kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Amen. Nshuti y'umusaraba, waciye mu mibabaro, amajoro aba maremare. Rimwe na rimwe urabyibuka ukumva ni inkuru ndende utabasha no gusobanura. Erega si wowe gusa, buri muntu ahari afite byinshi biremereye umutima we, bimugoye. Hari ibikomeye buri muntu acamo, hari amajoro aruhije buri muntu ajya anyuramo mu buzima bwe, akibaza nimba buri buke, bwacya akibaza nimba buri bwire. Inshuti zigahinduka, abo watungaga muri telefone nimero zabo zose ugasanga zabaye kompozi. Buri muntu wese agahinduka umunyamagambo ku buzima bwawe, akakuvuga ku buryo ugera aho umuntu wese yifuza kubona wagize intege nke. Uri umuntu, mu gutsikira kwawe niho abantu baboneye ijambo ryo kukuvuga. Ariko intege nke wari ugize, ibihe by'umubabaro wari umazemo iminsi, ubona umunezero wumva uri kuwihigamo, Imana ije kubihindura. Imana izanye ibintu bishya, izanye ibisimbura, yinjije indirimbo nshya mu kanwa kawe. uri mu bakwiye kuririmba indirimbo nshya, uri mu bakwiye kwamamaza ishimwe, kuko Imana iciye inzira. Ni igihe cyo guhanagura amarira, ni igihe cyo kuva mu bwigunge. Ntabwo uri uwo guheranwa, ntabwo yakurokoreye guheranwa n'agahinda, ntabwo ikurokoreye gutsindanwa n'umubabaro, ntabwo ikurokoreye kuba iciro ry'imigani. Irakurokoye ngo ube muzima, wamamaza ishimwe, wamamaza imirimo, uvuge ko ibabarira ibyaha, uvuge ko ikura ikuzimu igatanga ubuzima, uvuge ko yambika abari bambaye ubusa, ugenda uyamamaza. Sohoka muri ubwo buzima bwo kumva uri wenyine. Ntabwo uri wenyine, ufite inyenyeri 7 mu kuboko kwe. Niwe uri kuvugana nawe muri uko kwezi ko kugarurwa ku rukundo, kugarurwa kw'imbuto y'urukundo mu buzima bw'abantu. Ntabwo wakunda ugifite umutima ubabaye. Arimo aromora ibikomere, arimo arasubiza abantu ubuzima bufite ibyiringiro, arimo arasubiza abantu ubuzima burimo umunezero. Hari impamvu zikubye inshuro nyinshi izituma ubabara, impamvu z'umunezero Imana izanye mu buzima bwawe ni nyinshi cyane, zikubye ubwinshi cyane kuruta ziri kuzana umubabaro mu buzima bwawe. Ibabarire. Forgive yourself, cause you are forgiven by the Lord. Taya mashakaya bareko taya bashikerebo. Turagushimiye mwana. We thank you Jesus. Ntabwo umeze nk'abantu, ntabwo ukora nk'abo. Ni wowe wihereye uyu muntu agakiza, ni wowe utuma muri we hagumamo igitekerezo kivuga ngo afite umuremyi.
iyo bimucanze abantu bamuvuyeho yongera kwibuka akavuga ngo hari Imana. Nubwo umutima we ujya ugira intege nke ukanamuka, ariko uri Imana igisubiza imitima icitse intege ukayongerera imbaraga. Mugaburira ibiryo bimukomeza muri uru rugendo, anyure mu ibi bintu bikomereye ubuzima bwe. Garura ibitotsi ku buzima bwe, mahoro garuka mu buzima bwe, byishimo come back in the name of Jesus. Bitwenge ngwino uganze mu buzima bwe uvuye ku ndiba y'umutima we, kuko uyu ni umwana w'Imana. Yagabanya umunezero utangwa n'Imana nyir'ijuru n'isi yicaye ku ntebe. Shimwa mwana, shimwa kubw'iri tangiriro rishya, shimwa kubw'aya mahirwe yandi, iyi ntambwe nshya, shimwa kubw'iyi ntambwe nshya. Cyubahiro ni cyawe kubw'iyi ntambwe nshya. Urakoze mwana, urakoze kubw'uyu murimo mushya, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.